ikindi ndashimira abaramyi muri rusange bagenzi banjye mu by'ukuri baranyitabye bari benshi kandi ni umuco mwiza. Iyo abantu bashyize hamwe bizana ikintu gikomeye, bizana imbaraga. N'andi makonseri nabashishikariza kugira ngo bajye bayitabira bashyigikirane. Ariko muri rusange icyo navuga ni ugushimira abantu nyarwanda muri rusange ko batwitabye kandi natwe tuzabitaba. Ibintu bidasanzwe byabaye muri konseri, watanze igikombe ugiha madamu wawe, ibintu bitekereje gute? Ntago ari madamu wanjye gusa, ahubwo nagihaye abantu bamfashije muri muziki kuko maze imyaka 10 ndirimba kariyeri solo. Nashimiye abantu bose twabanye, abantu bose bagize uruhare mu kuririmba kwanjye kugeza ubu ngubu. Rero madamu wanjye tumaranye imyaka 3 kandi ntago negeze mpagarara kuririmba, murabizi nararirimbye, nakoze umurimo. Bivuze ko kuva nawe yaza hari izindi mbaraga ziyongereyeho. Ntago nashimira abandi ngo nibagirwe umuntu tubana mu rugo, ahubwo anazi imbaraga zariyongereze ku byinshuro nyinshi. Ntago bijya bikubwira? Bosco, shalom shalom. Shalom. Wakoze kuza kubana natwe. Namwe mwakoze kundarika. Imana bamugisha. Hari umuntu itangazamakuru ryitangwa n'umufatanyabikorwa, vraiment umufatanyabikorwa mwiza w'itangazamakuru. Imana ibiguhereye umugisha. Yego, niki gituma ukorana n'itangazamakuru gutya mu buryo ukaryorohereza ukabaha amakuru? Nukubera ko ibintu dukora ntago ari ibyacu ngo tubigumane, bigomba kugera ahantu hose ku bantu bose ku mpera z'isi, kandi itangazamakuru nicyo rikora, mu kugeza ubutumwa message ahantu kure uwo utabasha kugera. That's why nkorana nabo. Yego. Uriyumva gute nk'iyo umuntu yakoze ubukwe cyangwa abyaye nk'umwana we w'imfura cyangwa yakoze ikindi gikorwa kiremereye cyiza, abantu baravuga ngo uriyumva gute? We nyuma ya konseri nk'iro uriyumva gute? Ndashima Imana, nicyo cya mbere, kubera ko iyo uteguye ikintu kikagenda neza kikaba successful nkuko wari wabisabye Imana, nta mpamvu yo kudashima Imana. Ndashima Imana ko yabanye nanjye. Yego. Hari isengesho yarasenze mbere ya konseri bijyanye na konseri? Nta kintu nkora ntagisengeye, kuko Bibiliya avuga ngo wikoreze urugendo rwawe Uwiteka. Rero nanjye ikintu cyose ngiye gukora ndagisengera, nkavuga Imana bari uzakiyobora. Rero iyo bigenze neza ntakira feedback z'abantu zitandukanye kandi bambwira ko bahembutse, nicyo kintu cya mbere mbatsaba Imana. Okay. Hari icyanditswe cyo muri ngo Dawidi yibutse iminsi ya kera ngo aramburira Imana amaboko. Turaza kumenya we wakoze iki, ariko none wowe wari uri imbere ntabwo uzi uko byagenze. Urumva hari n'abantu bashobora kuba babikubwiye gutyo ukavuga ati aba ni inshuti zanjye wasanga bari kundema umutima. Reka turebe byari bimeze gute muri concert yitwa Unconditional Love Bosco Nshuti yari yakore muri Kigali. Turi kumwe na cyitegererezo. Mu mwanya tugiye guhita tureba icyo yatangaje nyuma ya konseri, ariko mbere yuko tumureba reka kagaseke mbe nkapfundikiye mbe nkabitse ntere abantu amatsiko. Bosco, we nyuma ya konseri rero ukurikije isengesho wasenze, ni iki wabwiye Imana cyangwa ni iki wakoreye Imana? Navuze ngo thank you, wakoze kubana nanjye, wakoze gusohoza icyo wavuganye nanjye, wakoze no kwishima gusa nta kindi. Nyuma yo kuba warasenze se Imana ikabikora, hari izindi strategy? Kuko Imana hari andi mahame ya Bibiliya itubwira nko gutegura, gufatanya n'abantu. Wowe ni izihe nkingi zagufashe ngo konseri igende neza? Icya mbere no kubitegura, nabihereye kera, nagari kera cyane, ariko konseri yari iri mu mutwe wanjye umwaka ushize. Mu kwa kabiri dutangira ama repetition, twubaka na team izadufasha muri angle zose, yaba production, yaba practice, yaba media, ibintu byose turabitegura. Noneho tubyereka Imana, turavuga twe turi gutegura nk'abantu, uzakore icyo wagambiriye. Yego. Ibintu bitatu byagushimishije muri konseri? Nuko harimo ndirimba, numvaga umwuka agenda mu bantu, kandi koko na feedback nabonaga koko
uriya muntu wafashijwe uri kumubona ndamubona umwuka w'Imana agendagendaga urabona ko Irene Murindahabi yagiye mu mwuka pe ntari ni ukuri nicyo kintu nabonye ndanezerwa kandi na feedback abantu bambwiye ngo twafashijwe ikindi kintu twagejeje saa sita tukiri kuririmba mu by'ukuri abantu bageze saa tanu hacyuzuye bakinyotewe kumva ku buryo abantu twahuraga bambwiraga ngo uri umunyamugisha niwe muntu wa mbere tubonye watindije abantu hano hantu yego icyo ni icyambere cya kabiri cyagushimishije icya kabiri nuko abantu bitabiriye mu by'ukuri buriya wowe urategura ariko ntago wafata umuntu mu ijosi ngo umuzane n'Imana ibikora mu by'ukuri nabyo byanejeje ikindi cya gatatu ibintu twateguye na band mu by'ukuri twari duhagaze neza twaririmbaga neza nkabyumva Imana yabanye natwe yego urakoze cyane uzategura n'izindi konseri iyi konseri nirihe somo noneho igusigiye rishobora kuba ryiza urumva cyangwa rishobora kuba ikindi uzakosora ubutaha nko kuva muri Kigali ukajya mu yindi sare nini n'ibindi byinshi wowe niki igusigiye nk'isomo gutera intambwe byo nibyo tuba twifuza ukava hamwe ukajya ahandi icyo ni icyifuzo cya mbere cy'uko ubutaha byazaguka kuruta ubu ngubu ikindi nakuyemo nkorana nifuza ni ugukomeza gukora ibintu atari performance ahubwo mukaramya koko bigakora ku mitima y'abantu ukumva ko amazi ari gutemba amazi y'ubugingo atemba mu mitima y'abantu nicyo cyifuzo kugira ngo konseri zanjye zose zizajye ziba zirimo umwuka w'Imana yego urakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma badufashe turebe abantu bitabiriye konseri yawe ni iki batangaje nyuma yayo tugaruke tuganira nabonye Papi Clever ziriya mbyino wari usanzwe zimuziho mu mbyino zidasanzwe wamubonye iyo umwuka yamanutse ntacyo utakora ibyo byose turaza kubiganira ni bande abantu yabonye bakamutungura nabonye Israel Mbonyi nabonye mu kwamamaza konseri yawe Bushari yaravuze ngo Yesu azaza niwe baza bati Bushari nawe uzi ko Yesu azaza babona Miss Naomi n'abandi benshi cyane ibyo byamamare byose byari byaje kwifatanya na Bosco Nshuti hari n'itangazo mwamaze gushyira hanze wowe na team nyuma ya konseri turaje turigarukeho ubundi twumve n'ubutumwa ashaka guha abantu mwese rero mwitabiriye konseri reka turebere abitabiriye konseri basohotse bavuga iki Congratulations Bosco Nshuti umva urufunguzo wararukoresheje umva Imana yaguhaye idasanzwe wayikoresheje neza turamye Imana turayihimbaza imitima yongera guhembuka muri Unconditional Love Concert ikintu nakunze cyane mu buryo mwakoresheje igihe neza aba arabaje kare twatangiye turamya abaguests bawe bakoze neza ikintu nakunze abonga ku gitaramo ari cyawe wagize umwanya uhagije wo kuramya za ndirimbo zawe zose urazikora nakunze bande yawe backup byose byari on point ariko sinareka gushimira team behind iyi concert tukamwaramamaje byari byiza abantu bitabiriye babonaga ko harimo organisation pe hari icyubero kibana aba MC aba guest bawe umva twariye twanyoye twasabanye twatashye sayine igitaramo umuntu waje yabonaga ko ibintu byose yabibonye rero Imana ikomeze gukoresha iby'ubutwari turagukunda gospel up Congratulations Bosco Nshuti umva urufunguzo wararukoresheje umva Imana yaguhaye idasanzwe wayikoresheje neza turamye Imana turayihimbaza imitima yongera guhembuka muri Unconditional Love Concert ikintu nakunze cyane mu buryo mwakoresheje igihe neza aba arabaje kare twatangiye turamya abaguests bawe bakoze neza ikintu nakunze abonga ku gitaramo ari cyawe wagize umwanya uhagije wo kuramya za ndirimbo zawe zose urazikora nakunze bande yawe backup byose byari on point ariko sinareka gushimira team behind iyi concert tukamwaramamaje byari byiza abantu bitabiriye babonaga ko harimo organisation pe hari icyubero kibana aba MC aba guest bawe umva twariye
arakoze cyane Itonzi n'amagambo yabwiraga Bosco Nshuti n'umwe mu bitabiriye concert. Bosco, amagambo ya Tom mfite n'izindi video nyinshi ariko umwanya ntabwo dukundiye ko tuzerekana. Aba bantu bose rero bitabiriye concert yawe bahembutse gutya bakubwira amagambo nkaya, n'ubuye butumwa ubafitiye nyuma ya concert? Ndabashimira cyane, nagiye nanabikora no muri concert. N'itangazo twasohoye ni ryo gushimira abantu bose batwitabye. Imana ibaho umugisha, kandi rwose ni umuco mwiza wo gushyigikira abaramyi. Ikindi ndashimira abaramyi muri rusange, bagenzi banjye mu by'ukuri baranyitabye, bari benshi, kandi ni umuco mwiza. Iyo abantu bashyize hamwe bizana ikintu gikomeye, bizana imbaraga. N'andi makonseri nabashishikariza kugira ngo bajye bayitabira, bashyigikirane. Ariko muri rusange icyo navuga ni ugushimira abanyarwanda muri rusange ko batwitabye, kandi natwe tuzabitaba. Urakoze cyane. Icyo ni kimwe ngiye kukubaza ngo ko bakwitabye kuriya wowe ubagiyemo uwuhe mwenda? Wari ubizi ko ukunzwe bingana kuriya ku buryo abantu bangana kuriya bose ibyamamare baza kugushyigikira? Ntago iyo ntegura ikintu mba numva ngo abantu bazaza pe. Nukuri iyo baje nkabona baranyitabye, mpita mvuga ngo Mana ushimwe kubera ko ukimfiteho umugambi. Yego, hari abantu twabonye babyina, abantu barimo babaserereza ngo ngo bari abantu ngo bagomba kwishyura ngo menshi, urumva ngo kubera ukuntu babyinaga. Papi Clever, inshuti yawe, yabyinaga cyane. Nabonye na Israel Mbonyi nawe yari afite imbyino, urumva, z'umwuka wera. Nabonye na Rigani Rugaju ari kumwe na Sam muri Zubi Comedy n'abandi benshi cyane. Abantu bari banezerewe cyane kubona bari abantu barimo babyina bimeze kuriya. Byagufasha cyangwa byari bivuze iki ku gatuti? Iyo uri gukora ibintu ukabona abantu bari kukwakira biranezeza, kuko urabona uririmbye ukabona abantu ntago bari kwakira ibintu uvuga, haba harimo nyine ikintu kitagenda neza. Ariko kuba uririmba ukabona abantu muri kuririmbana, ukabona abantu bari gufashwa, ukabona abantu, nanone icyubahiro cyose kigarukira Uwiteka. Yego, mu bintu bidasanzwe byabaye muri konseri watanze igikombe ugiha madamu wawe. Biriya bitekereje gute? Ntago ari madamu wanjye gusa, ahubwo nagihaye abantu bamfashije muri muziki, kuko maze imyaka 10 ndirimba kariyeri solo. Nashimiye abantu bose twabanye, abantu bose bagize uruhare mu kuririmba kwanjye kugeza ubu ngubu. Rero madamu wanjye tumaranye imyaka 3, kandi ntago negeze mpagarara kuririmba. Murabizi nararirimbye, nakoze umurimo. Bivuze ko kuva nawe yaza hari izindi mbaraga ziyongereyeho. Ntago nashimira abandi ngo nibagirwe umuntu tubana mu rugo, ahubwo anazi imbaraga zariyongereze ku byinshuro nyinshi. Ntago bijya bikubwira? Birumvikana kuko babiri barutumwe. Imbaraga ntizabura, kuko akugira inama akakubwira ati bino ndabona byagenda neza, kandi wabikora ugasanga koko n'umufasha nyine. Yego, urakoze cyane. Tugana ku musozo, abantu bose nabingenzi nabingirakamaro, byanagutunguye kubona baje. Abantu batatu babonye ukavuga ati aba bantu ntago nari mbyiteze ko bari buze, nababonye ndatungurwa. Ni bandera, icyo kibazo kirakomeye. Bose nyine bose bagutunguye kubabona, kuko hari igihe umuntu ari kugira izindi gahunda n'izindi, ariko noneho hari abantu ubona bica bati narunaka yaje. Ntago nababonye vraiment. Ntago nabonye umuntu nyine ngo ntungure, yaba Bambonyi, yaba Bamporiki, yaba abantu bose, Bishop Masengo, abantu bose nagiye mbona, yaba Rigani, abo bose nagiye mbatumira bakambwira ngo tuzaza. Rero ntago natunguwe. Okay, hakurikiyeho iki rero nyuma ya concert? Hakurikiyeho nanone gukomeza gukora ibihangano, umwuka azaduha, kwitabira ibitaramo Imana izaducira inzira tukajyamo, kugeza igihe tuzongera tukagaruka muri Unconditional Love season ya 3. Igihe izabera ntazi, ariko gukorera Imana byo ntago tuzasubira inyuma. Tuzakomeza tuyikorere ku manywa nijoro, mu mvura, tuzakorera Imana.
urakoze cyane reka dusoze ikiganiro dushimira Bosco nshuti turamwifuriza ko Imana ikomeza kumwagura Bosco wakoze cyane mwakoze cyane namwe yego nshimire namwe mwese mukomeje kubana natwe mudahwema gukurikira gahunda za Isibo TV by'umwihariko ikiganiro Holy Room mukomeze kunogerwa na gahunda zose twabateguriye na Christian Abayisenga shalom